umuforomo mu kigo nderabuzima cya Gitega giherereye mu murenge wa Kibangu akurikiranyweho kwiba imiti y'abarwayi n'icyuma gipima indwara. Umuyobozi w'ikigo nderabuzima cya Gitega Uwitonze Jean Bosco yabwiye ikinyamakuru Umuseke ko uyu muforomo wafashwe akekwaho kwiba imiti y'abarwayi ishinzwe kubika. Bari basanzwe bamukekaho ubujura ariko kabura ibimenyetso. Uwitonze avuga ko uriya muforomo yitwikiraga ijoro abakozi benshi b'ikigo nderabuzima batashye akinjira mu bubiko bw'imiti agapakira imiti n'ibindi bikoresho byo kwa muganga akabyoherereza umuntu utuye mu mujyi wa Muhanga. Ati twagiye tubura imiti y'abarwayi mu bihe bitandukanye, ubu nibwo twamenye ko ushinzwe kuyibika ari we wayibaga. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo SP Emmanuel Habiyaremye yemereye Umuseke ko bafashe abo bagabo bombi bakekwaho kwiba icyuma gipima indwara ndetse n'imiti y'ubwoko bubiri. Atabo bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Nyamabuye kugira ngo bakurikiranwe mu mategeko. Nyamasheke umukobwa w'imyaka 22 yiyahuye abitewe nuko nyina yamwise umukeba. Uyu mukobwa w'imyaka 22 wo mu murenge wa Bushekeri mu karere ka Nyamasheke yasanzwe ku nkombe z'umugezi wa Kamiranzovu yapfuye. Hakekwa ko yiyahuye kubera ko nyina yamwitaga mukeba. Byabereye mu mudugudu wa Karambi akagari ka Mpumbu umurenge wa Bushekeri kuwa 25 Mata 2025 saa 12 z'umugoroba kuwa 24 Mata nibwo uyu mukobwa wari umaze iminsi abwira abo bakoranaga akazi ko gusoroma icyayi cya Gisakura ko aziyahura. Yavuye mu rugo agiye ku gasantere ntiyagaruka. Bukeye bwaho umurambo we wabonetse ku nkombe z'umugezi. Mu gushaka icyamwishe abaturage bahuriza ku gukeka ko yiyahuye. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'agateganyo w'umurenge wa Bushekeri Habarurema Cyprien yavuze ko amakuru bahawe n'abaturanyi ari uko umuryango wa nyakwigendera utari ubanye neza. Kobwa yagaragazaga ko nyina ari we munyamakosa. Amakuru avuga ko nyina yamuhozaga ku nkeke kugeza aho amwita umugore wa se, ari nayo mpamvu ikeka ko yamuteye kwiyahura. Ati ubutumwa twahaye abaturage ni ukwirinda amakimbirane yo mu miryango kuko iyo bitinze havamo impfu. Ababyeyi turabasaba kwirinda guhoza abana ku nkeke no kutabakururira mu makimbirane bafitanye. Umurambo wa nyakwigendera wajyanywe ku bitaro bya Kibogora gukorerwa isuzuma mbere y'uko ushyingurwa. Umutwe wa AFC M23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na leta y'icyo gihugu byumvikanye guhagarika imirwano bimaze igihe bihanganyemo mu burasirazuba bw'icyo gihugu kugira ngo ibiganiro by'amahoro bikomeje guhuza impande zombi muri Katari bibe mu mwuka mwiza. Ibi ni byatangajwe mu itangazo rihuriweho n'impande zombi byashyizwe ahagaragara n'umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka kuri uyu wa 23 Mata 2025. Itangazo riragira riti mu mwuka w'ubwumvikane usesuye n'intego ihuriweho yo guharanira amahoro binyuze mu nzira y'ibiganiro, abaganiriye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa AFC M23 bagiranye ibiganiro by'amahoro yabereye muri leta ya Katari. Nyuma y'ibiganiro byabaye mu mucyo no mu buryo bwubaka, impande zombi zumvikanye gukorana hagamijwe kugera ku masezerano y'agahenge azatuma ishyirwa mu bikorwa ihagarikwa rirambye ry'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi rigerwaho. Itangazo ryakomeje rivuga ko impande zombi zumvikanye gusa zihagarika irwano akanya no kwamagana burundu amagambo y'urwango n'iterabwoba ndetse no guhamagarira abaturage b'ingeri zose kubahiriza izi ngamba. Impande zombi kandi zumvikanye gukurikiza izo ngamba zavuzwe haruguru, zivuga ko ari umusingi w'ibiganiro byubaka bigamije kugarura amahoro arambye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'akarere muri rusange. Ibyo biganiro bizibanda ku mpamvu muzi y'iyo ntambara ikomeje ndetse n'uburyo burambye bwo kuyirangiza mu burasirazuba bwa Kongo. Naho Kiliziya Gatolika yashyizeho iminsi 9 yo kunamira Papa Francis uheruka kwitaba Imana. Ubuyobozi bwa Kiliziya Gatolika ku isi bwatangaje ko hashyizweho iminsi 9 yo kunamira Papa Francis uheruka kwitaba Imana. Iki cyunamo cya Papa Francis kizatangira kuwa gatandatu tariki ya 26 Mata nyuma yo kumushyingura. Muri iki gihe cy'icyunamo muri Kiliziya yitiriwe Mutagatifu Petero i Vatican zajya habera misa n'ibikorwa biri mu murongo wo kuzirikana Papa Francis
bizarangira ku wa 4 Gicurasi. Biteganyijwe kandi ko iyi minsi 9 y'icyunamo izubahirizwa no mu zindi kiliziya zo hirya no hino ku isi. Mu gihe habura amasaha make ngo Papa Francis ashyingurwe, ibikorwa byo kumusezeraho birakomeje, aho bimaze kwitabirwa n'abarenga 20,000. Biteganyijwe ko umuhango wo kumushyingura uzaba ejo ku wa 6 tariki ya 26 Mata. Naho muri Amerika hashyizwe hanze imyambaro yamamaza Trump mu matora azaba mu 2028. Urubuga rucururizwaho rwa Trump Organization rwatangiye gucuruza ingofero zanditseho Trump 2028 bihamya ibyo Donald Trump yavugaga ko ashobora kuziyamamariza manda ya gatatu mu 2028. Izi ngofero zigura amadolari 50 zanditseho ko zakorewe muri Amerika. Iryo guriro kandi ririmo n'imipira itukura nayo yanditseho amagambo agaruka ku kongera kugira Amerika igihangange, na byose bitegurira Trump kongera kwiyamamariza manda ya gatatu. Aya yari amakuru mu Kinyarwanda mwagezwagaho nanjye Jean D'Amour Hakizimana. Tubifurize kugomeza kugubwa neza kandi mugomeze mubane natwe ku Mpara Media Rwanda. Mukomeze kugubwa neza.